ngo hari ikaze mu gafilime kacu ka none aho under age cyangwa se under 18 rwose utemerewe gufungura video, utemerewe kureba aka gafilime. Dutangiranye no kwa muganga, hari uwari uryamye hano, ni umugabo uri ahangaha bisa nkaho rwose yashizemo umwuka. Hanyuma umugabo we yararyamye ahangaha, ni mu cyumba kiri ahangaha bisa nkaho ari kwa muganga cyangwa se mu ivuriro riri ahangaha. Bisa nkaho umugabo uri ahangaha rwose ibye byarangiye cyangwa se yarangije gushiramo umwuka. Hanyuma barakwerekana mu ivuriro riri ahangaha. Kumbe muri uko mwanya hari uwinjiraga mu cyumba kiri ahangaha, ni umusore uranga ubona ko nyine ababaye cyane rwose arimo aranarira. Kumbe yinjiranye n'umuforomokazi ahangaha, bisa nkaho uryamye ahangaha ari umuvandimwe w'umusore uri ahangaha. Hanyuma umusore uranga yinjiranye n'umuforomokazi. Gusa rwose ngo niba under age rwose ntureba aka gafilime cyangwa se no komeza kureba video. Hanyuma umusore yinjiranye n'umuforomokazi uri ahangaha. Umusore yaza yinginga umuforomokazi ati rwose ndakwinze, ati rwose mbabarira ntabarira umuvandimwe pe, rwose ndakwinginze. Umuforomokazi uranga rwose ubu umeze gutyo nyine. Hanyuma umusore urangagira gutyo akurira imiti yari ahangaha ku ruhande. Ati iyi miti rwose ubu nta kintu yamumarira. Ati rwose mugati mbabarira rwose ntabarira umuvandimwe pe. Umuforomokazi uranga ati rwose musore ati tuza, ati reka nkora akazi kanjye, ati rwose tuza, ati nta kibazo. Ati ibi nibyo niza, ati rwose mbabarira rwose, ati hangane. Ati umurwayi wawe, ati mukuru wawe ati ndamwitaho rwose, ati humura rwose. Umusore ati koko. Umusore yakomeza kwitegereza umukobwa uranga, umukobwa nawe akamwitegereza gutyo nyine. Ati ntutuza, ati we tuza, ati tuza umurwayi wawe ndamwitaho pe. Umusore ati okete nta kibazo rwose. Ati mfasha pe, ati mfasha muga. Hanyuma umuforomokazi uranga, ni umukobwa w'umuforomokazi tutaramenya ngo bamwisenda amazina yiwe. Kumbi wari washizemo umwuka cyangwa se ntago bisa nkaho yashizemo umwuka, nituramye niba yashizemo umwuka kuko yaragaramye ahangaha. Hanyuma nta kindi cyabaye, umuforomokazi uranga yagize gutyo yambara ibyuma. Hanyuma umukobwa agira gutyo yegera umurwayi uri ahangaha. Ntituramenya kuko niba yashizemo umwuka cyangwa se yakiri guhumeka, gusa uko bigaragara birasa nkaho yashizemo umwuka. Umukobwa yagize gutya yaza yegera umurwayi. Hanyuma umukobwa agira gutyo hasa gupima mu gatuza kiwe nyine ngo yumve umurwayi uko amerewe. Gusa birasa nkaho nyine umurwayi uranga nyine atarashiramo umwuka, kuko kigaragara cyo nyine ntago baza kumupima ngo barebe kagihumeka cyangwa se umutima ukiri gutera neza, aba yashizemo umwuka. Hanyuma umukobwa uranga yakomeje kwigira umurwayi azaza mupima nyine. Gusa umusore uranga nawe bisa nkaho yabuze amahoro nyine. Umurura ahangaha ari umuvandimwe we. Umukobwa ati umuforomokazi ati musore watuje kuko, ati watuje ngakora akazi kanjye. Hanyuma umusore uranga nawe ubona ko yabuze amahoro. Umukobwa ati watuje musore, mbabarira rwose nkora akazi kanjye pe. Ati mbabarira tuza, ati tuza rwose nkora akazi kanjye. Umusore ati nta kibazo rwose, ati mumbabarira rwose, ati nta kibazo, ati natuje. Umusore uranga nyine ubona ko ari guteza akavuyo nyine ngo bamutabarire mukuru we, umuvandimwe uri ahangaha. Umukobwa arungi yambara ibyuma mu matwi nyine akomeza akazi kiwe. Hanyuma umukobwa yarungiye aza gupima umugabo uranga. Gusa umusore uranga nawe ntamuha amahoro, ubona ko ari kumutesha umutwe nyine atamworoheye. Umusore akomeza azunguza mukuru uranga nyine ngo amukangure. Umukobwa ati ku musore watuje, ati wambabariye kuko, ati watuje ufite iki kibazo. Hanyuma umukobwa agira gutya akuramo ibyuma mu matwi. Isanga umusore uranga nawe nyine atamworoheye rwose, yamubujije amahoro. Hanyuma umukobwa ahita ava mu byo yararimo azegera umusore uranga. Ati musore ati mbabarira usohoke pe, ati rwose mbabarira usohoke rwose va ahangaha. Ati uri gutuma nakora akazi kanjye, ati ntabwo uri kubona kuri kumbangamira kuko, mbabarira rwose, mbabarira uva ahangaha rwose ugende, uri gutuma nakora akazi kanjye, uri kumbangamira rwose. Umusore ati se wambabariye kuko kanabarira umuvandimwe kuko, mbabarira rwose unabarira umuvandimwe. Hanyuma umuganga ati sohoka musore, ati mbabarira usohoke. Umusore ati nta kibazo rwose mugati, ariko mbabarira rwose, mbabarira unabarira umuvandimwe, ati ndakwinginze rwose ntabarira umuvandimwe. Umuganga ati umukobwa ati rwose sohoka rwose, ati reka nkora akazi kanjye pe, ati mbabarira rwose nkora akazi kanjye. Hanyuma nyine nta kindi cyabaye, umusore baramwirukanye bamusura mu cyumba kiri ahangaha. Bisa nkaho irimo abangamira umuforomokazi uranga nyine agatuma adakora akazi ke. Kumbi wari uryamye ahangaha twabonye azunguza akaboko, nituzi ubanza
umugabo uranga akiri muzima. Hanyuma umuforomokazi yarongeye agaruka muri iki cyumba asigarana n'umurwayi wenyine. Hanyuma umuforomokazi agira gutyo nyine atangira kwipanga bisa nkaho nyine tutaramenya ngo ari mu biki, turapfuye. Umuforomokazi uranga ntituzi, turamenya ngo ni umuforomokazi nyabaki, turabona tutazi ibyo arimo yigira nyine hano. Gusa urwaye cyangwa se wapfuye nawe aracyagaramye ku buriri. Hanyuma umuforomokazi asigira umurwayi cyangwa se uryamye ahangaha. Umuforomokazi rwose ubona utamenya n'uburyo yambayemo rwose, ubona ko yambaye bitari professionnel. Hanyuma umuforomokazi yagize gutyo arambika ibyuma bye by'akazi hasi asubira guhingiriza hanze. Bisa nkaho tutaramenya ngo uyu nawe ari gupanga iki cyangwa se umuforomokazi ari mu biki hano. Hanyuma yitegereje hanze abona nta muntu uhari. Umuforomokazi arongera agaruka ku wari uryamye ahangaha. Hanyuma umuforomokazi yagize gutya akuramo ikenda k'imbere, turashize ntituramenya ngo umuforomokazi uranga we ni nyabake cyangwa se ari mu biki. Umuforomokazi yagize gutya ahita akuramo akenda k'imbere yari yambaye. Ntabwo turamenya ngo ari mu biki umuforomokazi uranga rwose, nawe ubona ko atari umuprofessionnel rwose, ubona ko ibintu arimo hano tutaramenya ngo ni biki. Hanyuma turashize umuforomokazi uranga rwose ubona ko atagenzwa na kamwe cyangwa se akazi ke katari ubuforomokazi, katari ukuvura abantu karangaha nyine nk'uko aranga ari nyine mu kazi. Hanyuma umuforomokazi yagize gutya atangira gukuramo n'ibyo n'amataburiya. Hanyuma umuforomokazi atangira kwiyambura, bisa nkaho tutaramenya ngo ari kugenzwa n'ibiki hano umuforomokazi uri ahangaha rwose. Hanyuma umuforomokazi yaje yigira uryamye ahangaha ariko ubona ko yabuze amahoro nawe rwose, ubona ko yashyuhiranye yatse rwose muzahene zo mu mpeshyi. Umuforomokazi agira gutya afungura n'itaburiya yari yambaye. Hanyuma kuko mwanya nyine bisa nkaho nayo ashaka kuyikuramo nyine umuforomokazi uri ahangaha rwose, ntituzi tekinike agiye gukoresha avura uryamye ahangaha. Hanyuma muri ka mwanya nta kindi cyabaye, umuforomokazi yagize gutya ahita akuramo n'itaburiya yari yambaye. Ntituzi gusa urabona ko n'uburyo yambaye rwose ntabwo yambaye nk'umuforomokazi umukobwa uri ahangaha. Ntituzi ngo ni mu ntoki cyangwa se yageze muri kino cyumba mu buhe buryo. Hanyuma umuforomokazi akimara gukuramo itaburiya nta kindi cyabaye nyine yagize gutya akuramo n'inkweto yari yambaye. Bisa nkaho ntabwo turamenya ngo ari gupanga iki cyangwa se ari mu biki hano. Hanyuma umuforomokazi yagize gutya afatana akakenda kiwe k'imbere agira gutya agashyira ku ruhande. Umuforomokazi rwose urangaha ntabwo turamenya ngo ari mu biki cyangwa se ari gupanga ibiki, gusa bisa nkaho ibyo arimo rwose cyangwa se ibyo ari gupanga atari ibintu byiza rwose ku murwayi uri ahangaha cyangwa se ku mugabo uri ahangaha. Twabonaga bisa nkaho yashizemo umwuka. Hanyuma nta kindi cyabaye, umukobwa yagize gutya yurira ku buriri. Hanyuma aza yigira uryamye ahangaha. Uranga ngo ni umuforomokazi gusa kuko tumubona birasa nkaho ari undi muntu wigize umuforomokazi ahubwo. Hanyuma yagize gutya azafungura imishumi y'ikabutura y'umugabo uryamye ahangaha. Hanyuma umukobwa agira gutya ahengerezamo imbere, kumbe mu guhengereza barikanze bisa nkaho hagutuzi ngo yabonye iki nyine. Gusa bisa nkaho nyine icyo yabonye cyamuteye ubwoba. Umukobwa atangira kwipimira ku kuboko kwe. Kuguranga rwose bisa nkaho hari ba bakobwa nyine bari muri ba bakobwa nyine bacuruzi imitungo yabo kamere. Hanyuma nta kindi cyabaye, umukobwa yagize gutya yurira ku mugabo uri ahangaha. Ntituzi niba ari terapi cyangwa se ari ubwo buryo avuramo abarwayi be bari ahangaha. Hanyuma ururangaha bisa nkaho nyine yashizemo umwuka rwose, ubona ko banamushyize amapamba mu mazuru. Umukobwa yatangiye gukora ibyo ngibyo nyine murabibona namwe muri bakuru. Hanyuma
ntago ndi bisobanura ibyo murabyumva nyine namwe muri abantu bakuru murabyibonera. Kumbe mu gihe iki muri ibyo ngibyo umugabo urahanga yagize gutyo barakangutse afungura amaso, umukobwa barikanze ati mu izina rya Yesu. Umukobwa barikanze atangira gusakuza ariko atangira no gutabaza, bisa nkaho wari uranga wari wapfuye yahise akanguka nyine arazuka. Umukobwa uranga nawe akomeza gusakuza avuza induru, umukobwa uranga bisa nkaho yikanze nyine, umugabo uranga bisa nkaho yashizemo umwuka cyangwa se yapfuye. Umukobwa agiye gutya abona umugabo arakangutse cyangwa se barazutse, umugabo agira gutya bakuyemo n'amapamba yari mu mazuru. Wari uranga bisa nkaho yapfuye rwose agize gutya barazutse, bisa nkaho therapy cyangwa se ubuvuzi bw'umukobwa bukora rwose. Akaba nta gafilime kacu karangiye, musaba gukomeza kubana natwe, ukora subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.